ikinyoma n'umuvumo. Ubusitani bwa Edeni bwari bwiza, bunatandukanye cyane n'iyi si ya none. Isi yacu iracyari nziza ariko yarangiritse. Imiryango yatandukanye, imitima yarashenjaguritse, abantu bararwara ndetse bakanapfa. Ibi si by'Imana yifuzaga. None se ni kuki yuzuye umubabaro, kuribwa ndetse n'urupfu? Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yavuze iti muzarye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Imbuto z'ibiti byose byo muri iyo ngobyi twemerwa kuzirya, kiretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Itangiriro 3:1-5. Umugore rero yaraziriye. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari cy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso y'abo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Uwo mugabo n'umugore we bizeye ikinyoma cy'inzoka kandi bafite n'ubwoba. Guhera ubwo abumvaga bafite umudendezo mu busitani bwa Edeni, guhera ubwo umudendezo usimburwa n'ubwoba. Nyuma yaho uwo mugabo n'umugore we bumva ijwi rya Yehova Imana agendagenda mu busitani bwa Edeni mu gihe cy'akayaga ka nimunsi, maze ajya hagati y'ibiti byo muri ubwo busitani kwihisha amaso ya Yehova Imana. Yehova Imana akomeza guhamagara uwo muntu ati, uri he? Amaherezo arasubiza ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ariko ngira ubwoba kuko nari nambaye ubusa, nuko ndihisha. Itangiriro 2:6-10.